Mbega icyondo kiri hariya. Kandi ngiyeyo manje muri ahantu heza ibintu byiza gusa jya kugura agasaha ondebere nziza nderezeye n'iyi ya gatatu mpitemo hano dengera ibintu byiza cyane ni ukuri ni byiza birasobanutse iyi ngiyi niyo ngiyi n'iyi ngiyi ikurikiyeho Ushi nawe 18 Ndamanutse rero. aka Ajya makera cyane kimera nanga amakera ariko ndakindi nayo amakera nanga ikiraba Wanda banga 11 rwose naguze ibintu cyane najyana iyi ngiyi Gisave n'amagara ndebera n'agasheneti bujyanye Epiriya se mucerureze Epiriya mucerureze ibintu ni sawa ni impano y'umuntu aseka y'umuryango ikibazo nanabitwara nano muri marete ndetse kwirirwa nkugura ahubwo ndakwishyura kuri telefone bakishyura kuri Yaba dushiru Datinda dore namuka na maje ndakinaraho ubu mugabo uzakugereza ava akajyanye iki mu by'ukuri niba utazi guteka imboga ntumenye guteka akawunga n'ibijumba wazabivuga ati hariho amakaka maze nshobora kubyara ubwo si ubu ngubu ariko ubwo nabonye muri urugo none byaba biranyobeye ntabwo ushobora gufata ibijumba ngo ubironge uteke abantu barya cyakora ndumiwe uwahawe ubigeze niba ndagupfukamisha niba ndakujyana mu ngando sinzi icyo ndagukorera kugira ngo ukunde ube umukobwa muzima uzi ubwenge nk'abandi bakobwa rero kujya ku ishuri simbyanze ariko umenye n'imirimo yo mu rugo nzakwigisha ko turi muri filime neza niyo telefone ndabona igihe uba wahereye nanjye ndabona nari mvuye mu kazi ndavuga ngo reka nce hano mbe naguraga televiziyo cyangwa agatelefone mwaroherutse ipiyese byifashe biragenda nta bibazo nta mahoro urayampa byodo wampaye mpaka ako ngako inzoka gine kanangahe akarimo 20 karimo na promosiyo harimo na promosiyo Wachi yanzanira kandi ushyiraho n'akazi kaba zamara n'ukwezi ukivuga yanzanira yayese keza cyane nta kibazo cyamara gutanga amafaranga ukiri gufungura ntacyo kwihora noneho mani televiziyo ako ngako koko irangamuntu y'umudamu wawe ndayifite oya ni iyanjye ndashaka iya simati oya ni iki iyi ngiyi ntureba iyi nangahe uramamagana 200,000 3,500 ntabwo bikunda ariko uri mu mushuti wanjye
izo bedi zigukurire mbera kode 38 ni na ya yindi gusa ubona ko amafaranga yaje kuri genzeri kabisa nashyizeho na 2 byo kugura akantu kadufata kano Niko Mico we amasaha uracyasinziriye abandi barahimbuye wowe nta soni umukobwa nawe urangije kambi udashobora kujya gukubura ku marembo koko ibintu nize ntabwo harimo gukubura ntabwo wize gukubura kuva wavuka ntabwo urafata umweyo gukubura ubundi wowe wajya umara agahinduza igihe maze nandika igitabo n'amajoro naraye none nawe kugira ngo ndeke niruhukire uraza no kumena amaso soho kujya hawe ujya gukura hariya hantu hanyuma si ibyo bitutsi uzabirya ese ubwo urugero rwo haba n'umuntu wawe ni uruhe niba ugeze aya masaha saa 6 wikiri mu buriri murumuna wawe uzamenya gukora imirimo utarabimutoje utamwerekeye ndavuze ngo byibuka ariko ujya wumva cyangwa uba waraye amajoro muri ntazi iyo telefone nta n'isoni gusa aho wari uryamye watetse ibihe ndashonje pe iyi telefone uzongera kuyibona ariko wongeye kwisubiraho iyi telefone nzongera kuyiguha ariko mbona wongeye kwisubiraho ujya guha umwana muzima ujya ukora imirimo nk'abandi telefone ko nari ndi kuyishakisha akazi ndavuze ngo ubone hariya mu gikoni gira vuba amafaranga meze neza nakubajije ngo nangahe Tandatu ntabwo bigura abandi none se nicyo ni koko bya nyabyo niyo yanyuma kujya umunani niyo yanyu ariko wowe se frank we ukaba waraje se gucuruza urukundo akira amafaranga ndayafite ayafite imeze se neza imeze urabona nakubonye nakwikunda kunsubiza sinashaka gusubiza ese ni ubwa mbere umuntu yumvise akubwira ko urakwikunda basi mpaka nimero kawe umva ngarura ndikwihuta ibyo gukunda ntabwo ari by'amaraje uretse ndetse se ugiye kuwukemura gusa wambwiye ko ari 8 iyi ngiyi igura umunani amafaranga yanjye se nyine ngarurira niba uretse kuvuga nakubajije ngo umeze simeze neza ambwira ngo umeze neza ubwo bati naragukunze nta kibazo rero kumva nta cyaha cy'umuganga ntari ni gutinda kuko yarakumira ronje ntako se wanyumvise nakumvishije nsojya ngo nkumve gusa birenze uri kunsubiza usubize iki se
ni byiza ndikura ngende imbajije ngo meze neza nyinshi cyane kuko nkora nsubiza njyewe meze neza nta kibazo mfite sinzi ikibazo sitewe meze neza barantunze yego uzaba ikibazo nta karemero nta kintu dore ngiyi ubona se ushaka kugenda nta gusoza gira vuba papa atantonganya ntacyo utinya ababyeyi namwe murakabije meze neza karibu soreye muraho neza muraho neza soreye amina ni karibu urimo usenya dekorasiyo sha neza akozwe cyane ndabona harabyibushye shomeri wanzaye ntacyo twajya wabonye kurusha ntabwo biraca ndagenda banishyuka ntabwo hanaza amaryamo wabonye ikiraka usa n'akazungu mudutumiye ryarira ko nabonaga ibyanyu nabonaga ibyanyu bikaze muri kampisi kazungu ntabwo biri kugenda neza ubwo wabona warabonye akazi kakabura kazungu ntabwo biri kugenda neza nta kazi afite ntabwo tugerageza kwiga biri kwanga bivuga ngo aramutse abuze akazi kazungu yahindutse rukara nta rugo rudafite amafaranga sore nawe urangica rwose sha wowe ndahanyine nasanga akazi nawe ubizi nawe biri mu byo kuvuga si nanjye ubundi biba binababaje Bienvenue. njyewe uriya muntu rwose ngo yaranderese nyirukaho rwose yibeshye sore ndetse baye wumva ukunda akunda amafaranga afite Nta kindi wamukundira urukundo rwa rundi rwa nyarwo rwose rwanda ntabwo kumuca nawe rero ko wamyumeza none si cyabuze ko ari amafaranga aha mwana we amafaranga si cyo kibazo amafaranga si cyo kibazo ni uko ufite akazi nawe uzakabona mukunda ibindi byose biziza kandi aragukunda umva yavuye hasi nka tata aragukunda cyane yewe nibagiwe rero kukuzimana ariko usanze nturi amateka oya nta kibazo we nari nkumbuye ni wowe ikibazo rwose urakoze kunsura sha nawe nzaza ngusure uzazitsura mama wase ameze ati cyaba agiye muri Umeze geto neza oya ntabwo mvugaga inzu ukajya geto ko geto nabonaga zaraguhiye no muri home ntabwo nabonaga uhikoze ariko ndi kubipanga kujya muri geto hahiye koko ndi kubipanga nari nje no kukubwira nyine ngo nkugishe inama ariko ntabwo natindaga nkugisha inama herekeza tugende tubiganira so urakoze cyane rero kunsura sore yego nanjye uzanyishyure sha nzakwishyura kabisa kandi bidatinze ariko ntabwo nkugeza kure kubera ko mama ari hafi kuza umukecuru ntiyoroshye wowe ndamuzi nyine umeze ute wari uje kumpahira iki ahantu wahagera ukabura ikintu uhahara harimo utuntu twinshi ariko ndashaka agatelefone ka makeya ko kujya nkoresha ko nayo mfite muri iyi minsi karapfuye ka makeya aka 15 nibura nka kaveni kaveni bashaka ka kandi karimo poromosiyo se nta kibazo akumva kose ko amakarangira ntari kuko
ko naguha akuri mu ngenere ubona nyine ndi kwishyura umuranda kwishyura ko windeba nawe ntabwo ari akuvura ako byembe n'ubundi wabaye si imfunguzo nzishyize hera nari numvise ngo ako nkugenera oya umuranda kwishyura rebera n'akeza rwose kano ni keza kagezweho gafite ntoza yihuta aka rwose ni akanundi nanjye nashaka wakangiye kukwishyura ubwenge 20 karimo na poromosiyo tugashyiraho 1000 muri 21 nta kibazo ndakwishyura nkoresheje telefone ahubwo ndashaka icyo nshaka kukubwira maze iminsi rero ntekereza kuza kukureba ndagukunda wari ubizi ko ngukunda yego se wowe seriye rega wiseka uragira ndagukunda kandi nshaka ko nyine umbwira nawe ukiri ku mutima wawe kandi ukambwira none si ibyo bintu abakobwa bajya babibwira abahungu kubera iki iyo ukunda umuntu uratobora ukamubwira niba waranze kubimbwira ukagenda ukwibwirira urazi ko ibyo bintu ari ubwa mbere uzi ko iki gikapu ntubizi ukuntu ngenda umuhinzi umwe wadanje ndahinga nkagira amafaranga ubu mfite ibintu ubu nyemereye nkaza nkica muri iri duka ryawe noneho do byaba rifuha hose abahuzuye mwese hano bahahinga inyanya karizo bashije nhinga inyanya kuri nkabona amafaranga ubu uraje uvuga nk'aba bandi ngo wowe ufite umugore n'uwamagawe ushatse wankunda rwose yewe ndumiwe mbonye aho umukobwa ateretse umuhungu cyakoze areka nkubwire witirirwe umwanya wawe sibyo ntaho umuhinzi yashakanye n'umucuruzi ntabwo byavamo nkeneye umwana wize azaza agakontorora ibi bintu ni amakuru ufite umucuruzi nyine azi ubwenge umucuruzi azi ubwenge ni gute yashakana n'umuhinzi uzicuza hari igihe wazicuza wanze umuhinzi ukazashaka umucuruzi nyine akakwereka ikosora ntabwo nzaza kukuririra rwose ihangane kandi nanjye mfite uwo nakunze sawa nta kibazo ubwo wakunze nanjye nzatinda mumenye nanjye nzareba umukobwa wakunze kundusha nishyura se ndakwishyura kuri telefone nimero yose sinyifite akareka nereza bite byawe uzi ko ukeneye amafaranga akira n'ubundi kukwishyura n'ubundi nta n'icyo gukuraho wapi halo bite be waje kunsura nari nzi ko uri bumpemukire nanjye niriwe mu rugo noneho nugera rafuresheri umanuke hasi aho ngaho wahageze reka nze nkurebe ku gipangu gisize irangi rya militaire sawa reka nze nkurebe sawa wow kuki waje gutura muri doba have hano ni muri doba ndetse naba amashuri sinyuza hano kuri province nari nayobye reka wari bayobye ntabwo bari bateze ntabwo bari bateze akamoto naje n'amaguru ndahaba muteze ni karibu ndahabona utushiri ni heza cyane nari nakwiteguye nari mbonye amasaha yisunitse ngira ngo ntibibuze ngaha rero aho mbika amasoni ngaha rwose ni hanini cyane hanini
none se ngo gahunda imeze ite ababyeyi barabizi ko naje hano nasabye uruhushya ngiye kuje gusura byembe yego aranzi se ujya ubanyereka isaha ndakuzi se ababyeyi bawe nabo batuye ino atuye muri Kabahizi hano urabona iby'ubukwe bigeze he by'ubukwe rero nta kibazo nzi ko twemera kuko dukundana urundi rukundo rurabanza ubundi rukaza gukurikira nta kibazo ko turabitegura neza kandi ndumva nta kibazo kibirimo gusa ariko twemerewe urabona hari imodoka zigezweho z'ubukwe njye numvaga nifuza ko twazagenda muri vewiti vewiti se ubigezweho zigezweho ni iyi ngenzi vewiti haje vesetisi oya za karina n'utuvatiri tuba tugezweho abasitari nizeye ko nawe bigezweho ubizi utabizi aho njye numvaga twagenda muri vewiti ngazamura agahinda kuko yavuye mu mwana agiye hari amamodoka meza kandi ahendutse atari nk'aya ngaya ikindi rero njye nifuzaga hari umusozi wa Himaraya ujya wumva cyangwa umva hirya iyo nifuzaga ko gato twazakoresha yazaba imeze nka Himaraya neza uhazi ngo nzakujyana dukoresha yaba buriya abantu bakora amakato nabo babaza amadizayini nitubabwira umusozi wa Himaraya numva n'umwihariko wawe kiba ari kinini se cyangwa giteye ukwayo Himaraya ni umusozi munini cyane mu misozi izwi ku ariko isi ndumva ari agashya nawe uzankoreshereza ikindi shiri ikanzu yanjye igomba kuzaba itandukanye n'iz'abandi bakobwa tuzakoresha se rero tuzakodesha dukodesha hey njyewe ubwo ngubwo urumva se numvaga twazikoresheje ibyo umwenda uzambara rimwe si ubwo watutwara amafaranga reka ariko twazajya tuzakodesha sibwo nitujya tugira isabukuru sinzajya nongera ngo uwo mwenda ni uwa rimwe ni uwa mariage gusa reka tuzakodesha wumva ikintu ugiye nkwemereye tuzakodesha ariko na hariya hari umugabo Eric wari wanyemereye sare nubwo yari yanciye miliyoni 2 ariko ntacyo nzihangana nyamuhe ni sare nziza kuwa kane ndaza kugufata nzafata akamoto nze murebe tujye kuhareba ni ahantu heza cyane hateye neza aya iby'amakanzu bireke ntabwo nafata umwenda angahe se ubundi we warabajije angahe kukodesha ari 5 tudodeshe 500 uzawambara rimwe ni rimwe se ntabwo tuzajya dukora isabukuru umwaka utashye reka ibyo ntacyo tubireke be reka ibyo tubyihorere twoye kubitindaho ndabyemera reka twoye kubitinda nicyo gukundira bundi wowe rero nkunda kunyumva cyane wawu barishimye higo bishimye ko bwije se urarara mama yambwiye ngo mbanguke kuko yari amarusha ambwira ngo nze nteke reka rero tumanukane hariya njye kukugurira agafanta nkwakire ubundi mpite nkutegera akamoto kakugeze mu rugo sibyo hariya kuri La Paris nawe ntabwo uheruka no kudusura mu rugo nzaza ndi kubitegura ndi muri ibi bintu by'ubukwe ariko nzakubwira umunsi
nzaza kureberaho ababyeyi sibyo se nta kibazo sinkukunda I know it humura gukora Paris bayikuremo sibyo imvura aho mbona umva utavuga ndakumanga ntumpe karibu umeze ute nyine nayihaye nyine nta kundi mvanga ntibibura gaho ubaye iki se uraho ese ninde wakubwiye ko umunsi niriwe hano sinsuhuza komera cyane mbega umeze ute se icyo rero kanze icara tuvugane umeze ute se sawa ninde wakubwiye ko niriwe hano wamwiyanduje nkozeho rega mba numva ari sawa ntego ngera nabwo twumva kumanaka ariko nta ribi nawe ndabona umeze meze ute se neza meze neza uri ngiye kuruhuka uko mbona uhise uhansanga uzanywe n'amahoro se ni amahoro tuganira nyine ngukumbuye sinubizi ko hagati yanjye nawe nyine dukundana ibyo mbigiye nawe se ntuzi ko dukundana n'ubundi sha ntabwo nakundana nawe witwirirwa unimarira n'umwanya abizi nyine kuba wijugunyanga nyine ngo waranyaze ngo ntushaka hakubuzwa n'iki kunkunda ka gakobwa nabonye ngo niko usigaye ukunda bari karanagaye ngakaki kandi kadapima n'ibiro bingahe cyakazaba umuzi kurindagira ngo warya ngo wamuciye amashuri kwiga se ni ibiki kwiga ni mu mutwe urumva amafaranga uyu umuntu afite amafaranga ntacyo aba adafite amashuri se ni ibiki buretse uzamugeze mu yamenyereye kwiga buretse nyine yamenyereye kwiga agirwa yicaye hasi yoza inzara yisiga makiyaje n'ibyo muzatahira ubundi rero ngo urahomba wakunze umwana nkanjye ufite amafaranga ubu igitunguru kirakonteje aya ni amafaranga turebera wakwemera ngo amafaranga tugakora tugashaka ubuzima bwawe uriya mwana urangije kwiga ejo bundi umukobwa we wikwirirwa uta umwanya wawe nta gahunda mfitanye nawe urabyumva nukuzanye hano simbizi utabishaka ariko niho hahandi paka ninjye nawe turi kumwe nushaka uri kumwe nande njye nawe we byimvine reka ndagukunda nushaka reka jya wemera ureka kubangamira abantu ariko ibi nibyo bikuzanye hano mbwira ikintu kikuzanye hano ariko wajya ukunda ugukunda kuba ukunda yikundira abandi buriya uriya mukobwa arangije nta wundi muhungu barangije muri kaminuza uriya turi mu gitekereza hari icyo kintu gitekereza kandi narakubwiye ko amaboko atareshya ataramukanya njyewe ntabwo byemvene nashakana n'umuntu uhinga inyanya pfiriye yego pe uramakanye shaka abandi basore pfiriya mujyana kuvomera ntunyicuza ko ngukunda kubizi umva ntabyo nzakubwira ninkwicuza bizahera mu mutima wanjye umwana nahisemo n'uriya uwo tuzabana n'uriya reka kutera umwana nubona mushobokanye dore aho nibera ahangaha ko ntawe uzanshakira kandi uzambwira uzaza kunyitsinda yawe ntakigukeneye nkuko ndi kukubwira ngo dukundane ukabyanga nawe uzicuza ariko ubu iki nicyo cyanyirije mu rugo ngo ntegereje kuruhuka ahubwo ni ugufata ruhuka mu mutima rwose tuza pe ruhuka turi kumwe kandi uzi ko ngukunda ibyo ngibyo byo bindi ubu se ubu ngubu ari hehe nkajya mbona nagusura isaha ku isaha ngenda kwikundira naza asaba ukubwira genda gukunda nzagutetesha yesu we shawa se nkaguha akabizo basi kama kwenye mte nigendera nukamu ndahita mva ahangaha ngende ugiye kurwana se nyara hano cyangwa nze nguhobere ndabona ibyakuzanye atari shyashya wabyemeye byemveniye koko ngukunda wambabare ngo nyine ndekura nijyane ngo tugende ntacyo mperekeza tugende nyine mpereza ndekura ajya imbere mpereza nyine basa natubone basa tunameranye gutya ariko uri mubi gucapa sawa nyine nkubise hano nahita ngusebya ku buryo uriya mukobwa azakwanga reka nigendere niba aribyo byari bikuzanye sawa bayi ikindi gihe wowe uzankunda ndabikubwiye sigana noneho nabikwibwiriye wowe uzankunda reka nukoresha imiti eseye nazishira mu mazu utese gira ahubwo se ejo ko mbona nta gahunda uri kumva y'ibirori ntabwo uzi ko ariko dutegereje gushaka gahunda se so bayiteguye ubwo byakabaye byiza uvugana na ba bantu wahaye amafaranga kuko nta kintu ufite pe kandi nawe urabizi
amafaranga nari ndi gukoresha urabizi ko ari wowe wayajyanye. Ubwo rero kuvugisha ba bantu wayahaye wumve ko ejo gahunda ikomeje, ndebe n'ukuntu nahamagara abandi bantu mbatumire, sibyo? Bivuga ngo nta kintu ari bufashe nubwo amafaranga ndi bukoreshe ndayakura kuri yayandi wajyana. Yego yayandi wajyana, uko wayajyanaga nta muntu wahawe uburenganzira. Hamagara abahazi, nta kintu ufite kandi nawe urabizi, sibyo? Basi ntanemere ko bari byamuze nawe gukora umusaruro Muri salo wagiye kwa Venuste ko kwishyurira, ibyo ntabwo bikanganye. Ikibabaje ni ugutegura ibintu ejo tukabura abantu cyangwa se tukabura ibyo tubaho. Shaka amafaranga, abo wayahaye bahamagara, ubundi bahamagara cyangwa nibo wayiririye. Ubundi se gukora ibintu nta burenganzira wanyatseho. namashyize radisipika ngo nawe wumve. Alo meze ute Sharirene we? None se ibirori byiteguye utera? What? Shanyine imodoka yanjye yagize ikibazo, ubwo rero warampamagaye ngiye kujyana amafaranga n'ibintu byo kubishyira mu garaje kugira bikomeze akazi. Ubwo rero ntabwo naboneka. Basi se ku 500 naguhaye nta na turuwase wabona ngo ubu yampaye mwana ko mbona byancanze. Shanda yafite ariko ntabwo naguha kubera ko imodoka yanjye ntabwo nareka igira ikibazo ngo ntibigende ibyo rwose nyihanganira. Baba we. Se ndabigenza niko sawa? Sasangana. Nibyo gihe najyaga kubwira. Ufashe amafaranga uratagaguje hose hose. Bireke reka duhamagarire. Ngibyo mbireke se ubwo bose nibakubwira gutyo urabigenza. Kamagarire na ndebe yewe. Numve wenda barayama. Wowe se nimba yamazeho umaze amezi 7. None nitumara n'umwaka. Wa mbere ntamaze kuguhakanira. Nzaba ndebe izo gahunda zawe. Reka mpamagare rero nawe numve. Akuburetse burabaraje baraje. Ari kugira kwizera kuko. Alo. Ire bite? Ntarabona impumeko yawe hano, ntabwo uzi ko ejo hari ibirori. Yewe nshaka numva mpuze n'ukuri. Pardon? Uvuze ngo iki? Numva mpuze pe mbabarire rwose. Ushatse kuvuga ngo mpuke cyangwa? Rwose ntabwo ejo nzaboneka pe. Ndi mu kazi karyoshye Basi kubatsi. Bambaye ko n'umucanga washize wongeye gufata amafaranga. Nubise undi mucanga ndi kubaka inzu ya $6,000,000. Ubwo bivuga yuko yo naguhaye se utari buyame? Ntabwo byakunda pe. Ntabwo byakunda rwose. Ntesire basi umakanira kare simbe nize ibirori byanjye bigiye gupfa kubera kukwizera. Ihangane rwose ndi mu bwubatsi nanjye. Ibintu mama munini cyiko. Rije gutereta umuntu gutyo. Amafaranga waraye. Reka mpamagare Kampire. Uhamagare Kampire. Babiri ntibaguhakaniye. Basi reka Kampire twumve nari namuhaye $3,000,000. Gaho nawe. Ubundi usuba ikizere uba ufite n'iki? Marandikiranye. Nawe ureka ibintu by'amahane sheri. Nyine nubwo tutandikiranye ariko ni inshuti zanjye kandi inshuti zanjye. Nibayaguhe nyine nanjye ndebe. Hamagara bayaguhe. Reka mpamagare Kampire. Wenda Kampire we yagukurayo. Ewe nanze kwishakira umuhinzi w'inyanya. Tutangiye kwicuza none. Ejo bundi nzabona akazi reka njye nkuzanira Yanyishyure se. nzayakwishyura ariko ureke kunyurira none. Kandi ureke no kumbaho. Ubu se ndacyari. Alo. Komera Kampire amakuru yawe se. Amakuru ni meza.
Urabyibuka? nawe uguhamagara Yego. hano kuri wihangane nari bavuye kuzana viza yanjye ejo mu gitondo saa 10 ndaba nifashe indege ngiye Kwiki? nyine tugiye kujya muri promenade n'umugabo wanjye kandi n'abana turabajyana Kibaho. ubwo rero ntabwo tunaboneka kuko turumva urugendo kuko nta rusibye Ntabwo wabinkora. nuko rero wihangane umugabo wanjye nawe ndamukunda ntabwo namusuzugura Basi se mwamaye ayo mafaranga nkareba ko nayakoresha muri ibi birori. amafaranga yose twayakoresheje mu matike ntabwo nayabona wihangane kuri ndahinda nzayagushakira Gusa ndabigenza sawa rero bituruka muri byinshi rero nukupe ndumva nta n'ibintu bizima vuba. sibyo njya kubwira sibyo nakubwiye mu bantu wari ufite bazaguha amafaranga kandi bayakwemereye baje bakwitabaza bababaye nawe ntibagutabare Nyine mbwira ngo turabigenza vuba. aho nakoreraga ntuhaze ubu se ndacyajyayo amafaranga yose ntiwagiye uyaterera inyoni gutyo nta n'icyizere igihe n'abana nafite yuko abantu bazanayo umwe ngo afite ikibazo undi ngo yagiye undi ngo ubwo gerageza turi ukuntu twakora bino birori byo bavuze. ngewe ibyo ntabwo bikindeba amafaranga n'uwo uyafite bitegure ejo kandi n'uyabona mbwire bagenzi banjye bazaze no kugira ngo ujye mpamagara abantu baze nsebere mu maso yabo Rwose mbabarira n'ukuri pe. oya rwose umva rero sheri ye nari nzi ko twita umwana w'umugisha none ndabona ari uw'imyaka gusa Umwana wanjye akukiza. ibi bintu niwe washeze ngo tubitegure ntumira abantu gize cyakoza reka ndebe umuntu nguriza 60 maze abazaza b'abagabo bashuti banjye ndebe aho njya kubakira naho wowe byose ni wowe urushako rubi Gusa wowe nta nshuti ugira koko. Reka wiringira ijosi rikakubyarira umwingo. Nangize inshuti zanjye nari nzizeye. wabonaga badepashije nyine Basi reka miliyoni 200,000 miliyoni wabonaga ufite aho uri kuyakura waracyakumbwira ntabwo. ubu se ndacyakora nawe mbwira ubu ndacyakora Udakora se. Udakora. genda urebe ibintu bisigaye mu bucuruzi bwanjye bari kunseka nyine ngo nayamariye mu bagore n'ahari wowe Ubwo se ubundi ntiwabona waragiye. nagiyeyo kuko ari jye Gusa hari wayagurije hagiyeho abantu miliyoni zingahe zirenze 5 zonyine. nyine kuko ari jye wayagurije abantu ubu si yampa ababyaye zingahe Basi sorry. mva rero nkubwire uyu mwana nako nganze mpamagare muzehe wawe aza nkurire hano nta gahinda nshaka rwose ari amafaranga atabonetse uzanagaruka yabonetse natanaboneka nzihigira ndi kandi igenda bikubwiye Mwana we. sawa ndumva nta n'ibindi jye mfitanye nawe mbabarire rwose yego Sashe nta no kumvugisha ko. ntubaze iki se sha Inziragwira koko. uramvanga urancanga nawe uzi uburyo ngufatamo Ariko nagusabye imbabazi. Sinzi impamvu utazumvisha. imbabazi ni ibintu byanjye wangije urumva bibaye ari imbabazi ndaririkanya ibintu byanjye wangirije tubabarirane biroroshye rwose Ese ntiwakwihangana ugategereza bakanyishyura. sibiti byawe uze isa igihe baguhaye nticyarenze wari wambwiye nakubaza amafaranga yanjye rihe ngo nigire kurambura ngo amafaranga nayahaye runaka wabarushije ubutunzi reka nabo bakurusha ubwenge Ntongere rero reka nkubwire sibyo. Ese ntabwo nakwihanganira kubaho tubanye gutya. Gusaba imbabazi. iyo ngingo niyo kubaho tubanye gutyo
icy'ingenzi ni uko wakwigira mu rugo iwanyu hafora mu bundi buzima bushya. Amafaranga niba yakwishyura uzayareshe uwo mwana, ariko mbabarire cyane. Oya pe, ibyo bintu birakaze. birakaze. Umwana ntabwo namwiteye. Ko naherutse se umbwira ngo ahamagaye ababyeyi bawe baje. Ubwo ziherutse rero ugiye kubahamagara. Cyangwa ababyeyi baje. Nabavugishije. Ariko ibyo bambwiye nabyo se ndumva umuntu ukomanga. Ni kare. Umeze naho udashaka no kujya kureba ababyeyi. Yabaye bazi ibyo bavuze. Bravo. Nta mukecuru. Ni meza. Muraho. Umukecuru ugira ahinyutse akicara n'umukobwa wawe. Umukobwa wanjye. Muzehe Mu minsi ya nyuma. muzehe. Muzehe yagize akabazo ntabwo abashije kuboneka. Ariko rero nicyo turabahamubera turamubwira ko byagenze. Arimo araho ariko. Turaho. Urabona ko ibihe biri hafi. Ze kumyitegura mugeze kure. Imyiteguro gakeya no mu mbaraga zacu. Kujya kubaza mu gakeze kandi koze ko umwana wa mbere aryohara. Mama rero sinzi ibibazo by'uru rugo nimba ari igihe wabitangirira cyane imba ari umukobwa wawe, kuko ndumva ari ubifiteho nosiyo nini. Mwagize ibibazo murabyiherana ntimwambwira. Ntabwo bimaze igihe, niyo mpamvu njye nabahamagaye ngo mutugire inama. Ntabwo bimaze igihe rwose. Nakubwire mu ncamake cyangwa nimba yumva bimunaniye umubwire nanjye ndahibereye mbimuvugire. Wamubwiye. Oya, ibyo bivuge nawe. Umuntu mutangiye kubiteragira nawe wasanga ari ibibazo bikomeye nyamara ukaba mwarabyiheranye niba mwatubwiye ngo tuze kubafasha kubikemura. Dore rero ikibazo gihari ngo abantu twari twatumiye kuza muri baby shower banze kuza. None icyo kibazo nicyo afite nabigusobanurire. Urasa urumva wabyumva? None se ni gute wambwira ko wafashe amafaranga angana gutyo miliyoni 500,000 ukabitanga gusa nk'uterera inyoni amafaranga n'ukuntu avuna? Reka ni inshuti zanjye kandi rwose ndabizera. Urabizera? Nanone icyizere cyakibafitiye. Twariganye rero nabaye mbizeye rero niba kubera ko batayabonye ku gihe nari nyakenereye byabaye ikibazo nuko ntabwo mbizi. Nuko yambwiraga ngo ndabizeye ko nayabahaye nta n'akanyandiko ngo twariganye. Ese ni ngombwa kubisubiramo gutya? ariko mico jya uca bugufi. Siba nawe. Mico jya uca bugufi. Mico ko twaherutse twigana ufite imico myiza byagenze bite? Ababyeyi baravuga iyi mico wayikuye hehe koko? Twiganye uri umwana mwiza uhindutse gute Mico? hasi nahindutse gute? Wagereka kwizera abantu no mu Bibiliya haranditse ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Wizera umuntu gute ukamuha amafaranga nta nyandiko? hasi ubundi abantu baravuga nawe ukavuga basi mama yaba yavuga wowe ariko se nkawe. Jya bugufi, jya bugufi. Ukuri rero nanjye ugerageza wisubireho. Umva rero umukecuru, yewe tutagiye gutinda no muri ibyo ndajyana njye gucuruza ni ibintu naguhamagariye. Sundi wowe kubikemura uko byari byakunanira ibyo gukura mama mu mirimo ye. Hari uburyo ngira ngo mbikemure rero nakunkurire hano.
mujyane. What? none ko ibizamutunga yabinyabagije se azatungwa n'iki cyangwa se nimba mwifite muyame ariko mujya gusezerana imbere y'Imana mwavuze ko muzabara mu byiza no mu bibi. Yego tumushyigikiye kwaya imitungo yo mwashakanye ariko rero n'umugore wawe. basi yambwira ngo yamaze kuyaguramo umuceri ngo arafashe nga yahaye runaka. Hanyuma se ahi wawe uri kumwohereza niho yajyanye. Kera ko nagusabye imbabazi. Ako ni mugende. Nahereka ngusaba imbabazi rwose sinzi impamvu. Mugende buriyo muze haza wenda twari kugira n'uburyo tubivugana nk'abantu b'abagabo. Cyakoze icy'ingenzi nutamujyana n'ubundi aragusanga mu rugo. yarakosheje yemeye n'ikosa muha imbabazi. Ni imbabazi rwose, ni imbabazi turazisabye mugirira imbabazi. None se yabuze iki muri uru rugo? Umurengo ageze mu mafaranga aratangira arajabajabye arangira ndebera n'ibyo nkoreye. Abantu baranse kandi gucuruza ubusa. Amafaranga yarayatanze. Mbara rwose basi tutavuze menshi rero akazi nyakwishyura ariko ureke. Icyo si cyo cyihutirwa guconcomera ntabwo cyo cyihutirwa ahubwo cyihutirwa murebe uyu mwana ugiye kuvuka. Uko mukomeza guconshomera niko mukomeza kumutera agahinda. Bazasanga avutse ari umwana w'umunyabibazo kandi ababyeyi be atari ko nari nsanzwe mbazi. Aravukira n'ubukode mbona bugiye kunanira. Mwihangane turakora uko dushoboye ariko mugabanye guconcomerana. Mwite ku mwana abanza avuke tubaze tumubone. Ibindi tuzaba turabikemura nk'umuryango. Mbabarira n'ukuri. Cyakoze icy'ingenzi muzehe nuko ataje ibyiza. N'umugore ndabona batashaka no gusaba imbabazi n'iki ngo yizeye abantu. Muzehe ubundi we twakandikiranye uyu mukobwa agahamagara abantu yahaye amafaranga bakamuha itariki ntarengwa byarenga rwose mukazayanshakira cyangwa se nkafata igisubizo nishakira igisubizo ko ngiye singiye kuzahumbya n'umugore nizane tumaranye amezi 7 none umutungo urashize ubuse umwaka nugera nzaba ngikora iki? Mbabarira n'ukuri gusabye imbabazi. Ariko yakomeje kwinyiga ntabwo usaba imbabazi. Sinzi impamvu utari Mubabarire. Wenda nararangaye nkora ikosa nizera abantu. Ariko mbabara ntabwo bizongera. Sibyo please. Mubyeyi ibintu nibishaka Gerageza ubyumve. nuko kubaka biragora ariko iyo mufatanyije mukajya inama nta kiruta icyo ngicyo. Kandi ijambo rirambwira ngo abajya inama Imana irabasanga. Namwe rero bashobora kuba harabayeho kutumvikana hagati yanyu hakaba harabayemo uburangare ariko burya ngo ibuye ryagaga ntibarikisha isuka. Ndumva guhera uyu munsi mwafata ingamba nshyashya mu rugo bari mukongera mukarushyigikira kugira ngo rusenye mwihaga amenyo y'abasaba. Ngenda musaba imbabazi pe. Nge nuko namushatse mukunda ariko ubundi yaba ari nk'umuntu ntakunda ubundi mwari kuzana avuye iwabo. Kuko ibintu nta hantu byabaye nta kuntu umugore agera mu rugo mu mezi 7 ugasanga n'inzu itangiye guta umucanga. Rwari urugo rukomeye byoroshye. Ubwo rero cyakoze ibintu nibishakwa muzehe mumbwirire azaze tuganire umugore mwihuriye abanza byare dutegereze n'abo bantu ko bayaduhaye amafaranga ariko nataza mfite undi mwanzuro nzafata. Mwakoze rero kudusura ibyo nari nabahamagariye ariko murancuruye umujinya nari mfite uragabanutse kandi ntabwo muzongera kubyumva. Nzajya mbagisha inama mu buryo bukwiye. Byo.